Hi guys! Nkuko bisanzwe ni life of street siblings twagarutse. Ni Betty nkuko bisanzwe turabibutsa gukora subscribe, like, share, commenting, mutubwire ibintu ukuntu byifashe nimba birimo bigenda neza cyangwa naho twagusora mu batubwire. I beg nkuko nababwiye rwose dukomeze tubone subscribe byibuze zingana irababaza ntukarebe aho kugenda udakozeho subscribe ariko mukambubwire uzi ko nasanze disi abantu nta nubwo ari no kutabyitaho cyangwa kwanga gusapotinga uzi ko hari abantu baba batabizi batazi gukora subscribe nanjye hari igihe kambabwire abanyarwanda kaba kanditseho hejuru ari umutuku iyo ugakozeho ugahita kaba umukara. Ariko rero rwose ubu bizera ko babimenye bagende rwose babidukorere muraho mudusapotinze urimo kwishimira ntafite akiryo cyakoze bamubwire wambaye neza make-up nawe ariko mbona tuba tumeze gutya njye ndabanza ukakurikira cyangwa ndabanza ugakurikira cyangwa ndabanza nkanekurikira byose nawe urasa neza cyane wambaye neza mbese byose ni bireba muri The Sisters Shop online shop. Bene iyo shop se iherereye hehe? Ni shop ki? Ukoramo ushobora kwitubwira aho ubwiteguye kuko nawe niba aho uzi ubwo bafite ndabona tuzahoma urabyiyambarira guhera kwa mbere kugeza kwa nyuma ushatse kuvuga ko nambara se nkasubiza muri shop cyangwa ndamenya uraho nyine akandi keza nta kibazo uzajya nisha ariko ntari wakabonye akagakunda nako twakamushakira niba kaba kadahari. So guys rero ukuntu bimeze ibintu by'ishop turimo kubabwira ni shop iri online kuri Instagram yitwa The Sisters Online Shop. Mbere yuko tujya kuri The Sisters Online Shop tugiye kubanza tubabwire Santa Bed and Restaurant. Santa Bed and Breakfast. Kuhasohokera, kuharara, abakozi baho bagira keya iyo uhageze kabisa barakwakira ukishima buri kintu cyose ukeneye aho hantu. Hari umutuzo sasa nicyo kintu cyo gusa naho. Ukuntu hatuje nyine uharyamye urituriza nta bintu by'urusaku ibimodoka muba bicaho. Uraryamye mbujurushye uraryama uruhuke. Noneho mwararyamye nyine hari igihe byose urimo kutubwira wararyamye ndabizi kabisa. So guys rero murumva ahantu heza nyine harabonetse building nziza isuku umutuzo umutekano byose neze ndaho tubwira imbere rero The Sisters Online Shop ni shop nyine iri online icuruza online. Iyo tuvuze online nyine ni ukuba umuntu yibereye aho ari urumva hanyuma akodera ibintu bye mu mutuzo bikaza bikamugeraho akabikunda. Kubikunda byo ni ihame urumva biba ari byiza cyane pe ni byiza wongeyeho cyane aho umugabo aho umusore aho umukobwa aho umumama ikintu cyose ubashatse urakibona. hari kuba rero ushobora kuba ibintu ubonyemo wabikunze hari no kuba ufite ibyo ushaka ariko utabonyeho ibyo bintu byose tubibona ushobora kubidutuma kutwandikira uduha oda yawe ukatwereka ikintu ushaka tukakigushakira. Hanyuma ikindi navugaho ntabwo tuteze kuvuga byinshi nuza page ngiyi ni The Sisters Online Shop abantu bajye bayirebe urumva hanyuma
bagende barebeho ibyo bashaka. Icyo umuntu ashaka aho ngaho kiriho tukimugezaho, ariko n'ufite icyo akeneye atabonye nk'uko nabibabwiye cyakira. Rero rwose ubu ngubu turashaka kubambika neza guhera hasi kugera hejuru, inkweto, imyenda n'ibindi byose muzaza mukenera. Ujya mu gitekerezo ni wowe wakizanye, ujya mu kizanye ubundi byakuze. Ubushize hari video nigeze kubivugaho, ariko mbibabwira nyine sinabigira kuya neza kubera yuko nari navuze nyine ko uzaganira n'umuntu. Igitekerezo nakigize ari uko nihereyeho jyewe, hari ukuntu umuntu aba ari busy, ukabyuka ugenda ugataha utinze, ugasanga umuntu ashobora no kumara n'umwaka atarabona konji kugira ngo abashe kujya gukora shopping. Kandi mu by'ukuri noneho uzi ibintu natekerejeho cyane, tuzajya tunacuruza bikomeye. Ni bino bintu abantu basuzugura nyine, imyenda y'imbere, twa tuntu tworoheje nyine amarwa cyane. Bishe ngo abantu bayicuruza ahubwo barimo barahomba. Ntabwo abantu bakiyenga, abakobwa ntabwo bakiyita. Ese buriya bundi ni ngombwa uriya mwenda kwambara cyangwa niyo utawambara ukambara? Oya, uriya mwenda ni ngombwa kwambara kubera ko bawukoreye kugira ngo wambare. Nk'uko rero utagenda utambaye, ni nako nabo bawuremye nyine ngo wambare. So ufite akamaro. Rero ubu tugiye kudiringa n'abantu nyine batagira imyanya. Urumva? Ube wibereye mu rugo rwawe, utashye n'urugero cyane cyane nko ku bagabo cyangwa abagabo cyangwa abasore, nibo bantu usanga kenshi batabona umwanya wo kujya gushopinga ibyo bintu, amasende, ibiki. Ariko abagabo tumugure ntabwo hakuru n'umudamu ashobora kuba ari busy, mwese mushobora kumara umwaka no kugeza kuri mutarashaka, kandi ugasanga ibyo bintu byose birakenewe. Rero wowe uzaza ugera mu rugo umaze gukora akadushe kawe, ufata telefone yawe ukodaringa ibyo ushaka, nyine ujya kuri page ukareba ibintu ukeneye. Ushaka utabisanga nk'uko nabibabwiye, ariko urabidusaba tukabigushakira tukabikohereza. Tuzabaha serivisi nziza. Icyo musabwa ni gufollowing iriya page kugira ngo mujye mubona post nshyashya z'ibintu byaje. So rero tuzajya nyine tubaha ibintu byose nk'uko twabibabwiye, ibintu byose bijyanye n'ubwiza, bijyanye no kuba smart, kwambara neza, nyine byose tuzaza tubibafashamo. Urumva, ushobora ni urugero kuba wikundira gukora nka make-up nk'ukuntu twabivuzeho ubushize, urumva, ariko ukaba utagira umwanya wo kujya gushopinga ibintu bya make-up. akamutena gucyo mu ijambo ndashaka ko wenda uzatwega njyewe mfite nka experience wenda nk'abamama. Sibyo? Abamama hari ukuntu nyine ugusanzwe uri umukobwa ukunda fresheri, witira make-up, wambara neza, nyine ubona uhora ukeye. Noneho wakora mariage wagera mu rugo ukabyara, icyo gihe iyo wabyaye buriya kiriya gihe yabyaye kugira ngo byibuze umwana agiye kugira umwaka n'igice. Abamama baba bakiriho ni bake, ugasanga umuntu kwambara neza yabivuyeho, kwitera akameka kari mu rugo kari simple yabivuyeho, kubera iki? Kubera depression nyine, kuba umwana n'ishara cyane. Noneho uzatwereke, uzakamparira nk'akameka kari simple cyane ku muntu nyine nk'uwo mumama nyine, nka cya gihe umwana nka saa yine asinziriye ashobora kwicara mu rugo agahita yikorera udukoresho duke ku buryo nawe yajya afungura wenda
ajya nko kuri YouTube akareba kuri website akareba ku kamekapu agahita agafashishaho vuba vuba akicara mu rugo asa neza. Ariko ni na byiza kwiyitaho utitayeho ahantu uri rwose, ahantu hose umuntu yaba asa neza, haba mu rugo haba ugiye, sibyo? Nta kibazo twazagakora tukanabibereka, ariko icyo nshaka kukubwira cyo hari n'abantu rwose badakunda makeup. Nyine especially no mu rugo ntabwo wavuga tugiye kwitaho ugiye kwiteruje, aho ari akantu gatuje ushobora nyine gukora wakarabye ukisiga neza ukishyiraho akarabero kawe. Nyine hari utuntu turi simple tuba dutuma umuntu asa neza ari mu rugo. Ariko hari noze nigeze kujyamo, ari bridal shower twigeze kujyamo, nyine numva barimo kubwira umukobwa ngo hari umugabo nyine wakunze umukobwa kubera ko yakundaga kwitera makeup. Hari abantu bazikunda, hari abatipe bazikunda, hari n'abatazikunda, urumva? Ariko njyewe numva ibyiza nyine ukuntu batubwiye ngo umenya iby'umupartner wawe akunda, sibyo? Nujya kwishyiraho makeup kandi wenda atabikunda, ariko niba bikunda nanone ntibikubuze kubimukorera. Ni urugero rero ngo uwo nguwo yarabikundaga cyane kandi umugabo wabikunda, icyo gihe rero birangira agiye ngo akazajya aba ari mu rugo, urumva? Akabyuka akitera fresheri nk'uko bisanzwe, yarangiza agahita atangira gukora ibintu byo mu rugo, imirimo nyine ari gutegura breakfast n'iki, akabikora asa neza gutyo nyine kubera ko ngo akaba yabikunda. Rero numva njyewe ibyo wari uvuze ngo umuntu hari igihe agera igihe nyine yabyaye n'iki kubera ishu zitandukanye, umuntu amaze iyo umuntu yabyaye agifite agahinja biriya bihe biravuna ku buryo udafite nyine ngo wakiyibagirwa, uriyibagirwa kubera ko ubu no kurya hari igihe ubyibagirwa cyangwa no kunywa. Ubu uzi ngo arasinziriye, waba ukijya muri dushe ukavayo umwana akangutse ukaba ugiye muri ibyo. Ariko uramutse ubizi neza kukishishaho ku kantu vuba vuba, ushaka guhita ugacishaho ukagenda ugafata umuti yicaye. Njyewe ibyo nta experience cyane mbifiteho, wenda ko ntabwo birambaho, ariko numva ko nyine njyewe ku bwanjye ukuntu byumva nubwo wenda ntazi impamvu ibitera kuba byagira igihe ukabyibagira. Njyewe numva umuntu nyine yabigira nk'ihame, sibyo? Umuntu urimo kureba iki kiganiro urimo kutwumva akumva yuko adakwiriye kwiyibagirwa, mu mwanya mukeya afite agomba kugeragezamo no kuguma uwo yari we kugira ngo nyine ntahinduke. Ikintu cyose no mu myambarire, nimba wenda warabaye nk'umumama, ikintu wakundaga kwambara ntibivuge ngo kuba ari umumama ugiye mu myambarire biterwa n'aho ugiye, urumva? Ntibivuze ngo niba mbaye umumama ugiye gukora ngo ntabwo ibintu ngo bigera hasi. Hari n'abo bitabera, hari n'abatazi kubyambara nk'urugero umwanya sinzi kubyambara. Ubwo rero ngiye kuvuga ngo ngiye kuvuga ngo nuko nabaye umumama ngo ngiye gukora nambaye ibintu birebire, ntabwo nabishobora. Usanga ngiye kwishyiraho umutwaro ntashoboye kandi nshobora kwigumiraho uko nari meze ntibigire n'icyo bitwara. So mu magambo makeya, kwambara biterwa na nature yawe n'ubundi kuntu wari usanzwe, sibyo? Ariko kamwe nk'umuntu w'umumama hari nk'ahantu aba akwiriye kujya, akamenya n'ukuntu nyine yambara. Rero ibyo byose life of the sisters shop, the sisters online shop izabidufashamo, urumva? Twambare neza, duhumure neza, mbese byose kandi tuzajya tubigukemurira utavuye aho uri, keretse wabishatse ukavuga ati ndashaka kuhava kuhigerera. Ariko ubundi bwose
twabibafashamo ibyo ngibyo cyane The Sisters online shop abantu ifoka sinzwe niba abantu batagira umwanya bahora bari bize kabisa niba uzi kuri bize ujye ubura umwanya wo kujya gushopinga tubwire rwose wiyicariye mu rugo nka gutya ujye kubona ubone ibyawe bikugezeho oda yaraje rwose turabibemereye. nibuke gukora subscribe urigenda mbibabwira bakimara rwose kubona iki kiganiro ubundi mbere yo gusubira cyangwa ugisoje wabyibagiwe ukubitamo agapoze ugakubita kuri ka kantu bisoje rwose ubu dusapotinze. Murakoze cyane kudukurikira kandi turabashimiye ko mugiye kuyoboka iriya shopu yacu tugacuruza namwe mukabona ibyo mukeneye n'udati mushaka zikabageraho. Turabakora.